ibyo binyobwa bidafite ubuziranenge na gake ndetse bihitana abantu twahera aho ngaho twakwibaza ariko ibi nibyo byica abantu byisha abantu tugaheraho honyine. Mu Rwanda inzoga zimaze igihe zigarukwaho nk'ikibazo cy'ubuzima rusange, ariko muri uyu mwaka wa 2026 ikibazo cyongeye gufata indi ntera nyuma y'uko inzoga zitujuje ubuziranenge zivugishije inzego z'ubuzima zishinzwe kugenzura ibicuruzwa. Ikibazo ntikireba gusa inzoga zikorwa mu buryo butemewe cyangwa inzoga gakondo, ahubwo cyageze no ku nzoga zikorerwa mu nganda ndetse no kuri zimwe zitumizwa imahanga. Mu mezi 6 ya mbere ya 2026 Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yavuze ko inzoga zitujuje ubuziranenge zari zimaze gutera abantu barenga 500 ibibazo by'ubuzima, harimo n'abagera kuri 50 bapfuye, abandi barenga 100 barahuma. Iyi mibare niyo yatumye ubuyobozi bufata iki kibazo nk'ikibazo gikomeye cy'ubuzima rusange, aho Minisitiri w'Ubuzima yasobanuye ko igihugu kigomba kugira icyo gikora mu maguru mashya kugira ngo ikibazo kidakomeza kwiyongera. Iyo havuzwe inzoga zitujuje ubuziranenge, abantu benshi bahita batekereza ku nzoga zikorwa mu ngo cyangwa ahantu hihishe, ariko ibikorwa by'inzoga zitujuje ubuziranenge byagaragaye no ku bicuruzwa byakorewe mu nganda byagaragajwe ko bitujuje ibisabwa. Muri Kanama 2026 Rwanda FDA yafunze inganda 8 zikora inzoga, ihagarika ku isoko ibicuruzwa byazo ndetse inatesha agaciro mushya zo gukora izo nzoga zari zahawe izo nganda. Muri ibyo bikorwa harimo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye birimo gin, vodka, whisky, rum n'izindi nzoga zikomeye. Rwanda FDA kandi yategetse ko inzoga zakozwe n'izi nganda zikorwa ku isoko. Urutonde rw'ibicuruzwa byagarutsweho rwari rurimo nibura ibirango 38 by'inzoga. Ibi byerekana ko ikibazo kitagomba kurebwa gusa ku muntu ukora inzoga mu buryo bwa gakondo, ahubwo no ku ruganda rufite aho rukorera bishobora kurenga ku mabwiriza agenga umutekano n'ubuziranenge bw'ibinyobwa. Kimwe mu byagarutsweho cyane ni ikoreshwa rya ethanol cyangwa se neutral spirit mu gukora inzoga. Ethanol ni ikinyabutabire gikoreshwa mu nganda zitandukanye, ariko gikoreshwa mu gukora ibinyobwa bisindisha. Igomba gukorwa hakurikijwe ibisabwa n'amategeko n'ubuziranenge. Muri Kanama 2026 Rwanda FDA yahagaritse impushya zose zo kwinjiza mu gihugu ethanol cyangwa se neutral spirit, ndetse yagarika no kwakira ubusabe bushya bwo kuyinjiza kugeza igihe hazongera gutangirwa amabwiriza mashya. Ibi byakozwe mu rwego rwo gukumira ikoreshwa nabi ry'iki kinyabutabire mu gukora inzoga zitujuje ubuziranenge. Ikibazo gikomeye ni uko izi nzoga zakozwe mu buryo butagenzuwe zishobora gutuma ibinyabutabire bishobora kwangiza umubiri cyane. Ku rundi ruhande, ikibazo cy'inzoga zikorwa mu buryo butemewe nacyo kirahari. Hari inzoga gakondo cyangwa se izikorwa mu buryo bw'ibanga zishobora kutagira igenzura ry'ubuziranenge, aho umukozi cyangwa ukora inzoga ashobora gukoresha ibikoresho cyangwa se ibinyabutabire bitagenewe kunyobwa. Ikibazo cyazo ni uko umuguzi ashobora kutamenya neza ibiyirimo, uburyo yakozwemo, igihe yakozwe, cyangwa niba hari ibinyabutabire byangiza ubuzima. Muri 2025 Rwanda FDA yabujije gukora, kugurisha no kunywa inzoga yitwa Chungumuntu. Iyi yakorwaga mu buryo butemewe mu karere ka Musanze nyuma yo gusanga itujuje ibisabwa. Iyo nzoga yari yaramenyekanye cyane mu rubyiruko kubera igiciro cyayo n'uburyo yasindishaga. Ibi bigaragaza ko ikibazo cy'inzoga zitujuje ubuziranenge atari icya none, ahubwo ko kimaze igihe kigaragara mu buryo butandukanye. Ikindi cyatumye iki kibazo kirushaho kuvugwa ni uko inganda zafashwe zitagabikiye ku bicuruzwa bikorerwa imbere mu gihugu. Inzego zitandukanye mu Rwanda zatangiye no kugenzura cyane inzoga zinjizwa mu gihugu zivuye imahanga. Hari ibirango by'inzoga z'amahanga byahagaritswe cyangwa bikorwa ku isoko mu rwego rwo gukomeza kugenzura ubuziranenge bw'ibinyobwa byinjizwa mu Rwanda. Birimo ibicuruzwa byaturukaga mu bihugu bitandukanye byo mu karere. Ibi ni ingenzi kuko umuguzi ashobora gutekereza ko kuba inzoga yavuye mu mahanga bihita bivuga ko yujuje ubuziranenge. Nyamara nk'uko ikibazo cyagaragajwe n'inzego zibigenzura kigaragaza ko ibinyobwa byose bigomba kugenzurwa mbere yo kugera ku muguzi aho cyaba cyakure hose, haba mu Rwanda cyangwa se imahanga. Ikindi gice cy'iki kibazo gihangayikishije inzego ni uburyo inzoga zikomeje kugira uruhare mu bibazo byugarije urubyiruko. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Dominique Habimana yavuze ko abarenga 95% by'urubyiruko ruri mu bigo ngororamuco bafite ibibazo bifitanye isano no gukoresha inzoga zitemewe n'ibiyobyabwenge. Uyu muyobozi yavuze ko ikoreshwa ry'inzoga n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko
rifitanye isano n'ibindi bibazo birimo amakimbirane mu miryango, ihohoterwa rikorerwa mu ngo, guta ishuri ndetse no kudindira kw'imibereho n'ubukungu. Kuba ikibazo kigera ku rubyiruko ni ingenzi cyane kuko ingaruka z'inzoga zitagarukira ku buzima bw'umuntu wazinyoye gusa. Iyo umwana cyangwa umwangavu atangiye kunywa inzoga hakiri kare, bishobora kugira ingaruka ku myigire ye, imyitwarire, imibanire n'abandi ndetse n'ejo hazaza he. Polisi y'u Rwanda yo imaze igihe isaba abaturage gufatanya n'inzego mu kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'inzoga zitemewe. Muri Kanama 2025, Polisi y'u Rwanda ku bufatanye n'izindi nzego yashimangiye ko inzoga zigomba kunyobwa mu buryo buboneye ndetse isaba abaturage kurinda abana bato kunywa inzoga. Yanibukije abakora ubucuruzi bw'inzoga ko batagomba kuzigeza ku bana cyangwa ngo banywe bazisinde. Ibi byerekana ko ikibazo cy'ubusinzi kitarebwa nk'ikibazo cy'umuntu ku giti cye gusa, ahubwo ko gifatwa nk'ikibazo gisaba uruhare rw'imiryango, inzego z'ibanze, polisi, inzego z'ubuzima n'izishinzwe ubuziranenge. Ingaruka z'inzoga zitujuje ubuziranenge zishobora gutandukana bitewe n'ibirimo, ingano yanyowe n'uburyo zakozwemo, ariko muri iki gihe ubona ko ikibazo cy'inzoga gikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Havugwa abantu bapfuye, abandi batakaza ubushobozi bwo kubona, abandi bajyanwa mu bitaro bafite ibibazo bikomeye by'ubuzima. Hari kandi n'abavuzweho kugira ibibazo bikomeye by'impyiko, ku buryo bamwe basabwa gukorerwa ubuvuzi bwo gusimbura imikorere y'impyiko. Izi ngaruka kandi zireba umuryango mugari. Iyo umuntu arwaye cyangwa apfuye azize ikinyobwa kitemewe, umuryango usigara ufite igihombo, amafaranga akoreshwa mu buvuzi cyangwa mu gushyingura, ndetse rimwe na rimwe ugatakaza umuntu wari ufite uruhare mu mibereho yawo. Ikindi kibazo gikomeye ni uko hari abakora inzoga batubahiriza amabwiriza bagamije kubona inyungu. Iyo umuntu akora inzoga mu buryo butemewe, ashobora kwirengagiza ubuziranenge bw'ibikoresho, ingano y'ibinyabutabire cyangwa uburyo bwo kuzipakira no kuzibika. Umuguzi nawe ashobora kugura ikintu ku giciro gito cyangwa uburyo ikinyobwa gisa n'icyemewe, ntamenye ko gishobora kuba kitemewe. Niyo mpamvu inzego zisaba abaturage kudashukwa n'igiciro gito gusa, ahubwo bakajya bareba niba ikinyobwa gifite ibimenyetso by'ubuziranenge n'ibindi bisabwa n'amategeko. Rwanda Standard Board nawe yafashe ingamba zikomeye muri iki gihe. RSB yatangaje ko yakuye icyemezo cy'ubuziranenge cya S-Mark ku bicuruzwa by'inzoga birenga 85 byakorwaga n'inganda 47 nyuma y'igenzura ryakozwe ku bufatanye n'izindi nzego. Izi nganda zabujijwe gukomeza gukoresha S-Mark kuri ibyo bicuruzwa, kandi hategekwa ko ibicuruzwa birebwa n'icyemezo bikorwa ku bacuruzi no ku isoko. Ibi bituma havuka ikibazo gikomeye ku muguzi. Ese umuntu usanzwe ugura inzoga ashobora kumenya ate ko icyo agiye kunywa kitujuje ubuziranenge? Ni ikibazo gikwiye gusubizwa n'inzego zigenzura abakora izo nzoga ndetse n'abacuruzi, ariko kugeza ubu ntiharaboneka igisubizo cyane cyane ku binyobwa bikorerwa mu ngo. Ubuyobozi busaba ko abaturage badakomeza kunywa inzoga zitemewe, ko abazi aho zikorerwa cyangwa zigurishirizwa babimenyesha inzego zibishinzwe, ndetse n'abacuruzi bakubahiriza amabwiriza. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Dominique Habimana yasabye uruhare rw'ababyeyi, amashuri, amadini, abayobozi b'inzego z'ibanze, abikorera n'abaturage muri rusange mu kurwanya inzoga zitemewe. Polisi nayo isaba abaturage gutanga amakuru ku bikorwa binyuranyije n'amategeko no kurinda abana kunywa izi nzoga. Ku ruhande rw'inzego zishinzwe ubuziranenge, igikorwa cyibandwaho ni ugukomeza igenzura ry'inganda, abatumiza inzoga mu mahanga, abacuruzi n'ibicuruzwa bigera ku isoko. Ikibazo gikwiye kwibazwa ni ukwibaza niba gufunga inganda, gufatira ibicuruzwa no kubuza inzoga zimwe na zimwe kugurishwa bihagije. Hari n'ikindi kibazo gikomeye: inzoga zitemewe zikorerwa mu bice bitandukanye by'igihugu kandi zishobora guhindura aho zikorerwa igihe kimwe hafashwe ingamba. Niyo mpamvu kurwanya iki kibazo bisaba gukomeza gukurikirana inkomoko y'ibikoresho bikoreshwa mu gukora izo nzoga, cyane cyane ibinyabutabire nka etanolo, gukurikirana abazinjiza mu gihugu, abazikwirakwiza n'abazicuruza. Bisaba kandi ko abaturage basobanurirwa neza ibimenyetso by'inzoga zitemewe n'uburyo bwo gutanga amakuru ku nzego zibishinzwe. Nubwo ikibazo cy'inzoga zitujuje ubuziranenge ari ikibazo kuri buri umwe, hari n'ikindi kibazo gikomeye uko inzoga muri rusange
ziri kugira uruhare mu bibazo by'urubyiruko. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko ikibazo cy'inzoga n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko gifitanye isano no guta ishuri, amakimbirane mu miryango n'ibindi bibazo by'imibereho. Polisi y'u Rwanda nayo yagiye isaba ababyeyi kugira uruhare mu gukumira ikoreshwa ry'inzoga n'ibiyobyabwenge mu bana, ndetse igasaba urubyiruko kwitabira ibikorwa bibafasha kwirinda ibiyobyabwenge. Ibi bivuze ko ikibazo kidakwiriye kurebwa ku muntu unywa inzoga gusa, ahubwo kigomba kureberwa ku muryango, uburezi, ubuzima, umutekano n'ubukungu bw'igihugu. Kugira ngo iki kibazo gikemuke, inzego bireba bashobora kwibanda ku ngamba zirimo gukomeza igenzura rihoraho ry'inzoga zikorwa mu Rwanda n'izitumizwa mu mahanga. Hakenewe kandi gukomeza igenzura ry'ibikoresho bikoreshwa mu gukora inzoga, cyane cyane ibinyabutabire bishobora gukoreshwa nabi ku nzoga gakondo n'izindi zikorwa mu buryo butemewe. Hakenewe gukomeza kurwanya ababikora mu buryo butemewe, ariko hanashakwa uburyo ababa bashaka gukora ibinyobwa bisindisha cyangwa se ibinyobwa bitemewe mu buryo bwemewe babona amakuru n'uburyo bwo kubihagarika. Mu rubyiruko hakenewe ubukangurambaga burambye, aho kwibanda gusa ku gihe ikibazo kimaze kuvuka. Amashuri, imiryango, amadini, inzego z'ibanze, abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe bakwiye kugira uruhare mu gukumira ubusinzi no gufasha abamaze kugira ikibazo cy'ubusinzi kubona ubufasha. Kandi abaturage bagomba kumenya ko inzoga ihendutse atari gihamya ko ifite umutekano muke, cyangwa se ikaba ihendutse ari za nzoga n'ubundi zishyira abantu mu kaga. Ikibazo cy'inzoga zitujuje ubuziranenge mu Rwanda cyarenze kuba ikibazo cy'abanywa inzoga gusa, ni ikibazo cy'ubuzima rusange, ubukungu bw'imiryango, umutekano w'ejo hazaza h'urubyiruko. Mu gihe inzego z'u Rwanda zikomeje gufunga ahakorerwa inzoga zitujuje ubuziranenge, gukura ku isoko ibicuruzwa bikemangwa no gukaza igenzura ry'ibitumizwa mu mahanga, ndetse n'abaturage bakabigiramo uruhare, iki kibazo cyakemuka. Kuko nubwo inzego zishinzwe kugenzura zishobora gufunga inganda cyangwa gukumira abanywa bagasinda, imwe umuntu unywa inzoga niyo wa nyuma ushobora kwirinda akarinda ubuzima bwe mu kwanga ibinyobwa atizeye ubuziranenge bwabyo no gutanga amakuru ku gihe. Ikibazo rero si ukumenya gusa umubare w'inganda cyangwa se amacupa byakuwe ku isoko cyangwa se inzoga zakuwe ku isoko. Ikibazo gikomeye ni ukumenya niba izi nganda zifite inkomoko ndetse zikaba zikora ibintu bifite ubuziranenge. Nubwo inzoga zitujuje ubuziranenge zimaze gutera igihombo gikomeye ku bafite inganda, abacuruzi n'ababikora mu buryo bwa gakondo, ndetse hakaba haramaze kwangizwa ibicuruzwa bifite agaciro k'amafaranga menshi. Ako gaciro karatakara iyo hagaragaye ko ibyo bicuruzwa bitujuje ubuziranenge. Aho kuba umusaruro ugaragaza iterambere ry'ubucuruzi n'inganda, bihinduka igihombo ku gihugu, ku bacuruzi no ku baguzi. Ikirenze, aya mafaranga aba yarashowe mu gukora no kugeza ibyo bicuruzwa ku isoko. Abashobora kujya mu gihombo mu gihe inzoga zifashwe zikurwa ku isoko ndetse zikangizwa. Ku rundi ruhande, igihombo ntikigarukira ku mafaranga gusa, kuko iyi nzoga zitujuje ubuziranenge zigize ingaruka ku buzima bw'abaturage. Igihugu nacyo gisigarana umutwaro wo kuvura abazinyoye no guhangana n'izindi ngaruka zazo.